nyuma yo kukwambutsa Akanyaru n'Akagera, Mediterane n'izindi nyanja nini zo kuri uyu mubumbe dutuye, mu kiganiro cyo kuri uyu munsi turi bugume mu Rwanda, maze tugaruke ku ntambara yo kwima Karinga, intambara yahuje amoko abiri yari akomeye mu rwa Gihanga icyo gihe. Intambara yo ku Rucunshu yasize Mibambwe Rutarindwa akwiye ku ngoma akicwa, maze Yuhi Musinga akayima, abombi bakaba bari abahungu ba Kigeli wa kane Rwabugiri. Turi bwifashishe imbuga za internet zitandukanye, ibitabo by'amateka hamwe n'inzobere mu mateka. Nge wumva ndi Jado dukoze. Intambara yo ku Rucunshu ni ubushyamirane bw'imiryango y'ibwami bwabereye ku Rucunshu, ahahoze ari muri komine Nyamabuye Gitarama, akaba ari mu karere ka Muhanga kuri ubu. Aha hari mu mwaka w'1896 hagati y'abari ku gice cy'umugabekazi Kanjogera washakaga ko himika umuhungu we Musinga n'abari ku gice cy'umwami Mibambwe Rutarindwa. Iyi ntambara yaje kurangira ingabo zo ku gice cya Kanjogera zitsinze za Rutarindwa. Mbere yo kuvuga byinshi kuri iyi ntambara, reka tubanze dusubize amaso inyuma turebe impamvu Mibambwe Rutarindwa yimanye n'umwamikazi w'umutsindirano Nyiramibambwe Kanjogera aho kwimana na nyina umubyara. Nkuko tubikesha urubuga rwa gakondo, Kigeli wa kane Rwabugiri yarongoye umugore wa mbere ari we Nyiraburanga, nyina wa Rutarindwa, ageze mu kigero cy'imyaka nka 20. Benshi mu bagore Rwabugiri yarongoye usanga barabakonokazi. Aha ngo byose byari mu migambi Mugabekazi Nyirakigeli Murorunkwere, nyina wa Rwabugiri. Uyu ngo yashakaga gushyingira umuhungu w'abakonokazi kugira ngo ubwoko bw'abakonokazi buzahame ku Bugabekazi igihe kirekire. Uwabimburiye abandi kugera ku gisasiro cy'umwami ni mubyara wa Rwabugiri, Nyiraburunga, akaba nyina wa Mibambwe Rutarindwa. Uyu akaba yaramwambuye Gacinya ka Rwabika, uri waramurongoye imbere, ndetse anatahana ibwami abana yabyaranye na Gacinya. Ibi binatuma benshi banahamya ko Rutarindwa ashobora kuba atari uwa Rwabugiri, gusa ntibyamubujije gutoranywa mu bandi nk'uzima ingoma. Jules Ntahobatuye ni inzobere mu mateka. Ibyo ko Rwabugiri ntabwo ari we se nyirizina wa Rutarindwa nk'uko abanditsi b'amateka batandukanye babigaragaza, kuko bavuga ko uyu nyina wa Rutarindwa witwaga Nyiraburunga yari yarashatswe n'umugabo Gacinya ka Rwabika, ariko Rwabugiri akaza kuhamukura akamucyura, ndetse akaza no kubyara Rutarindwa. Bivuze rero ko ashobora koko kuba atari umwana nyirizina wa Rwabugiri, ahubwo yari umuzanano. Gutoranywa kuba umwami byo byari byarabaye, gusa kubura nyina umubyara byo bifite inkomoko ya kure. Nyirakigeli Murorunkwere, nyina wa Rwabugiri, washakaga ko abakonokazi baramba ku ngoma, yaje guhura n'amakozere ndetse anabigwamo. Ibi ngo byaturutse kuri Nkoronko wahoze ari umugabo we mbere y'uko Mutara Rwogera Musumbakaza. Mbere y'igitero cya Mirama cyagabwe na Rwabugiri agamije kunyaga inka z'Abanyankore, bamwe mu bahima bigira inama yo kuyoboka umwami w'u Rwanda batinya icyo gitero cyariho gihwihwiswa. Aba barimo Muhima Gasiribobo na bamwe mu bari bene wabo bari barabukiye Rwabugiri inka z'inzirungu zigera kuri 30 ngo azabarengera igihe cy'igitero. Benshi mu b'ibwami bifuje kugabana izo nka kuko ngo zari nziza cyane. Nkoronko nawe yari muri abo, nyamara ntiyazihabwa kuko zagabanye Seruteganya rwa Kivura azihawe na Murorunkwere wari waramutonesheje. Ibi byatumye Nkoronko yanga Seruteganya, maze asigara ashaka icyamukoraho nubwo atari watumye ataragizwe izo nka. Nkoronko yahimbiye ikinyoma Seruteganya agira ngo amwicishe, maze akwiza hose ko uyu mugabo asambana n'umugabekazi Murorunkwere. Ibi Nkoronko yabifashijwemo n'abagore ba Rwabugiri na basaza babo, nyamara ntabwo bibutse ko mu kuvumbika Seruteganya mu muriro n'umugabekazi yabigenderamo. Iki kinyoma ariko umwami Kigeli wa kane Rwabugiri wakundaga nyina cyane yabanje kukirengagiza. Abarezi ba Seruteganya ntabwo bacitse intege kuko bahise bashaka ikintu cyatuma Rwabugiri amutanga byanze bikunze. Nta kindi cyari gisigaye uretse gukwiza ikindi kinyoma ko umugabekazi Murorunkwere atwite inda ya Seruteganya. Rwabugiri yaje gutuma bajya kumusuzumira koko niba nyina atwite. Umutware wabo yabaye Nkoronko. Uyu we yagombaga kumusaba kwiyambura maze agasuzuma ko atwite. Rwabugiri amushinze ibi kuko ari we washoboraga kureba ubwambere bw'umugabekazi, cyane cyane ko yari yarigeze kuba umugore we mbere y'uko asumbakazwa na Mutara Rwogera. Rwabugiri ntabwo yari azi ko icyo kinyoma gituruka kuri Nkoronko. Birumvikana ko Nkoronko nta kindi yari gukora atari ugusoza umugambi we ashimangira ko Murorunkwere atwite. Rwabugiri yasabye ko niba basanga inkuru ari impamo
bazabaho Seruteganya nabi ariko bakirinda imirwano kugira ngo Murorunkwere atabigwamo. Iryo tegeko ntabwo ryakurikijwe kuko bari bateye kwa Seruteganya bahisemo kurwana nawe ngo agwe mu rugamba, bityo Murorunkwere ntazamenye uwamwishe. Aba ngo batinyaga ko yakwihorera aramutse amenye uwishe umugaragu we Seruteganya. Urugamba rwo gufata Seruteganya ntabwo rwahiriye Nkoronko kuko mu gihe yashakaga gufata Murorunkwere yohereje abagabo 3 bo kumuzana, maze bari barinze Murorunkwere bakabica ndetse bakica n'umugabekazi, hanyuma nabo bakitwikira mu nzu. Urupfu rwa Murorunkwere rwababaje cyane Rwabugiri ku buryo ngo yamaze igihe yigunze kugeza ubwo Rwigondo wari umuja wa Nyirakigeri Murorunkwere ameneye ibanga Rwabugiri ko nyina atari atwite. Rwabugiri nawe ubwo yaje kohereza abagore babiringirwa bo gusuzuma umurambo wa Murorunkwere basanga cyari ikinyoma cyambaye ubusa. Ibi byatumye Rwabugiri abona ko nyina arenganye ndetse ko Seruteganya yari umwere. Byatumye kandi abona ko bari hafi yiwe bari abanzi be, maze yemeza guhorera nyina. Yatangiye iperereza ku bagize uruhare muri ibi byose, maze atangira kwica uwo wese mu bahamije ikinyoma cyatwaye ubuzima bwa nyina kugeza kuri nyiri kugihimba ari we Nkoronko. Muri iyo nkubiri yo guhorera Murorunkwere, abagore 3 ba Rwabugiri baje gutangwa baricwa, barimo na Nyiraburunga, nyina wa Rutarindwa, biza kurangira mu iyimikwa rye yimanye n'umugabekazi utari nyina. Uwo akaba umwegakazi Nyiramibambwe Kanjogera. Jire ntaho batuye asanga Rwabugiri yarakoze ikosa rikomeye. Kuba Rutarindwa yarimanye n'umugabekazi w'umutsindirano, ntekereza ko byagize uruhare runini nko ku kigero cya 80% cyo gutuma intambara yo ku Rucunshu iba. Impamvu ya mbere mbishingiraho ni ukubera ko nta kuntu Nyiramibambwe Kanjogera yashoboraga kwimana na Mibambwe Rutarindwa kandi afite nawe umuhungu washoboraga kwima agatwara ingoma. Byongeye kandi ukurikije uko ibyo abanditsi b'amateka batandukanye bagiye bandika, usanga ko Kanjogera yari umwamikazi w'inkundwakazi, yari umugore w'inkundwakazi wa Rwabugiri. Ibyo rero ubwabyo byashoboraga nabyo gutuma asa n'utishimira gutwarana n'umwana utari uwe kandi mu by'ukuri hari umwana we. Byongeye kandi basaza ba Kanjogera bari abantu bakomeye cyane, ba Kabare na Ruhinankiko bari abantu bakomeye cyane, bigatuma bashoboraga kwishimira ko umuhungu wabo mu buryo burashe ku ntego ari utwara ingoma kuruta Rutarindwa. Ikindi cya kabiri ni uko iyo ugiye kureba usanga Rutarindwa ashobora kuba atarishimirwaga kuko mbere na mbere yafatwaga nk'umwana w'umuzanano, bivuze ko yari umwana mu by'ukuri bamwe batemera ko akwiriye gusimbura Rwabugiri mu gihe atari umwana we mu buryo twavuga ko burashe. Izo mpamvu zose rero hakiyongeraho n'impamvu nanone ziturutse ku bazungu. Kirya gihe muribuka ko u Rwanda rwari rwaramaze kwinjirirwa n'abakoloni, kandi muribuka ko hari igitero Rutarindwa yagabye agira ngo arwanye abazungu, hakagwa ingabo z'Abanyarwanda nyinshi cyane. Ibyo bigasobanura ko hari abashoboraga kumubona nk'umuntu udafite ubushobozi bwo gutwara mu by'ukuri. Izo mpamvu zose rero n'uwo mwuka wa politiki wari uhari ziri mu bintu zishyizwe hamwe zihita zihinduka ikintu cyatumye koko Rutarindwa ahirikwa ku butegetsi. Umwami Rwabugiri yaje gutanga adashaje, maze Rutarindwa wari umaze imyaka anategekana na se ahita yima ingoma. Uyu ariko yaje kwima afite abantu batamwemera nk'umwami nyakuri, barimo abiru n'abatware bashinzwe yimika. Aha kandi muri bo hakabamo inkoramutima cyangwa se bene wabo Kanjogera wari umaze kugirwa umugabekazi w'umutsindirano, kandi nawe yari yifitiye umuhungu mukuru. Muri ibyo bikomerezwa harimo Kabare na Ruhinankiko, basaza ba Kanjogera, umutware Rutishereka watwaraga umutwe w'ingabo zitwa Abashakamba, hakaba n'uwitwa Rukangirashyamba rwa Kanyamuhungu, nawe wari igisonga gikomeye ibwami. Nubwo abatari bashyigikiye imikoro ya Rutarindwa, nawe yari afite abamunambyeho, barimo uwitwa Rutikanga rwa Nkuriyingoma hamwe na Kiba Cyandungutse, ari nawe warindaga Karinga. Aba bavuga ko nta mpamvu yo kuvuga ko Rutarindwa adakwiye ingoma, ko ngo umwami Rwabugiri ari wayimuraze, bakavuga ko yaba ayikwiye cyangwa atayikwiye. Icyangombwa ari uko yaseyirazwe na nyir'ubwite Rwabugiri, kandi ngo ijambo ry'umwami niryo ryagombaga guhabwa agaciro mu maso ya rubanda n'abiru. Ababiru kandi bari bashyikiwe na bamwe mu barwanyi kabuhariwe, barimo Bisangwa bya Rugombituri watwaraga ingangurarugo, Mugugu wa Shumbusho,
watwaraga Barasa na Muhigirwa watwaraga iz'i Nyaruguru. Mu kurwanya iyimikwa rya Rutarindwa, abamurwanyaga bakoresheje iturufu yo kumwangisha abaturage bavuga ko yakomokaga mu muryango w'Abakono kandi ngo ubu bwoko bwarateye umwaka abatware babukomokagamo bagapfa urupfu rubi. Batangaga ingero za nyina wa Ruganzu Ndori hamwe na Ruganzu Ndori ubwe, aho ngo bapfuye nabi kandi bombi bakomoka mu muryango w'Abakono. Aha kandi ngo harimo nyina wa Yuhi Mazimaka nawe akaba yarapfuye atyo. Umuhungu we Mazimaka wafashwe n'ibisazi bikomeye kandi nawe agapfa yiyahuye ku rutare kubera uburwayi bwe. Nyina wa Rwabugiri Murorunkwere watanzwe akicwa. Umuhungu we Rwabugiri wamaze abantu bo mu miryango ye mu gihe cyo guhorera nyina, hamwe na nyina wa Rutarindwa ubwe watanzwe na Rwabugiri. Ibi byose abamurwanyaga bavuga ko Rutarindwa adakwiye guhabwa ingoma, kuko ikimenyetso cyo mu mateka y'ubwoko bwe bigaragaza ko nta cyizere bamubonagamo cyo kugira u Rwanda ruzima, maze bagahamya ko ubwoko bwe bw'Abakono ngo bwaba butera umwako. Uretse n'ibi, abatarashakaga uyu mwami mushya ngo bamubonagamo ubushobozi buke bwo gutegeka, ko ngo yari umuntu babona udafite ibyemezo, ndetse bakanongeraho ko ngo yari ameze nk'umuntu ufite ubumuga bw'umubiri, dore ko ngo yari adibitse umubyibuho. Uku kubyibuha no kugira ubuzima butari bwiza byatumaga akunda kurwara ibisebe, ku buryo ngo hari n'igihe cyagezaga akananirwa kugenda. Kuri ibi haniyongeragaho ko hari igihe ngo yaba yararozwe uburozi buhindura umuntu ikigoryi. Ibi ngo bikaba byaramubayeho igihe yari akiri muto ubwo yategekanaga na se. Ibi byose bikaba bigaragara mu nyandiko Musenyeri Alexis Kagame yapfuye atarashyira ahagaragara, akaba nawe avuga ko ari ibyo yatangarijwe na Ruhinankiko ubwe. Bamwe mu nkoramutima za Rutarindwa babonagaho ingoma y'Ingana batangiye kumugira inama yo kuba maso no kwigiza abo bari bahanganye, ariko akabima amatwi. Muhigirwa watwaraga i Nyaruguru yagiriye inama Rutarindwa yo kwigiza bamwe mu bari bagize itsinda yabonaga rishobora kuzahirika ubutegetsi bwa Rutarindwa. Yasabye Rutarindwa kwicisha Kabare na Rutishereka, hanyuma ingabo ayobora akaziha abandi batware. Ibi ariko Rutarindwa yarabyanze, wakavuga ko byamuteranya n'umugabekazi Kanjogera, nyamara ariko ntamenye ko n'ubundi ntacyo yaramiraga. Nubwo Mibambwe Rutarindwa yakomezaga kugenda bigura intege mu kwikiza abagaragaraga nk'abanzi, bo ku rundi ruhande barimo bajya inama z'uburyo bazamukura ku ngoma. Uburyo bwa mbere bakoresheje ni ukumwomora amaboko ya bamwe mu bamushyigikiye bakabicisha mu buryo bw'akagambane. Icyo gihe bafashe abiru bamwe b'inkoramutima wa Rutarindwa bagenda babica uruhongohongo. Bisangwa bya Rugombituri yaje kugambanirwa, yoherezwa Ishangi kurwanya abasirikare bari bavuye muri Kongo yari ubukonde bwa Leopold wa kabiri, umwami w'Ababiligi, bayobowe na Lieutenant Sandrati. Bisangwa yaje kuhagwa mu gihe bamwe bahungaga barimo bene Rwabugiri. We yaje kuvuga ati mpunze mva mu mahanga ngana i Rwanda byakumvikana, none ubwo ndi mu Rwanda handi nahunga ngana nihe? Uyu yanze guhemuka, yiyahora asatira umubirigi Lieutenant Sandrati, maze yamukubita isasu mu gahanga. Bisangwa agwaho amaze kuvuga ngo wanyoye amata y'ibwami, ayishyuza amaraso. Uyu yari umutware w'ingangurarugo. Sehene wari umaze kugabana ibya mukuru we Bisangwa yaje kugira inama Mibambwe ya kane Rutarindwa yo kwikiza Musinga akamwica, kugira ngo ijuru ry'ibwami ryari ryuje ibihu by'inzangano n'ubutiriganya ritamuruke, ariko biba kugosorera mu rucaca. Mibambwe Rutarindwa yumvaga atatinyuka kwica murumuna we. Ingenza ntabwo zatinze kubigeza kubega, nibwo Kabara ateze umutego Sehene aramushukashuka, amujyana ahiherereye, nuko amuteza abo yararitse baramusingira baramuniga. Sehene apfa atyo nta rusaku. Ubundi buryo bwa kabiri bakoresheje nubwo gushaka amaboko y'abashyigikira Musinga icyo gihe biyegereje bene Rwabugiri batagize amahirwe yo kwima ingoma, bakabasaba kutagira aho bawugamira mu macakubiri yari atangiye kugaragara ibwami. Abega n'abanyamugambi babo bashoboraga gufata inzira yo kuroga cyangwa guhotora Rutarindwa bamutaye mu gico, ariko bahitamo inzira y'imirwano. Ibwami bari bacumbitse Rukaza ku musozi witwa Rucuncu. Aha ni nko metero 5 uvuye ku majyepfo ya Kabgayi. Impamvu yo kurwana ingano ruro, bamwe bavuga ko kurwana byaturutse ku bana barwanaga, abandi ngo ni inzoki zasandajwe. Ibyo ari byo byose impande zombi zari ziteguye kurwana zisanganywe intwaro. Urugamba rwamaze kurema, abarwanira Mibambwe ya kane Rutarindwa babasatira inzu y'umugabekazi ari kumwe na Musinga, ari nako bayikikiza, bayimereye nabi ku buryo Kanjogera ashatse kwiyahura hamwe n'umuhungu we, maze Kabara arababuza. Ubwo umugambi w'Abega wari ubapfanye iyo hatagoboka Rwamanywa rwa Mirimo akaba umwega w'umuhenda ari kumwe n'ingabo ze zitwa Batanyagwa baturutse mu Budaha. Ingabo zo kwa Kabare na Musinga zaje kubasamira hejuru
kandi bo bari baje bavunnye umwami. Ingabo zo kwa Rutarindwa zari zinaniwe, ziganzwa n'izo mu ruhande rwo kwa Musinga zari zivanzemo abafite amavamuhira. Ingoro ya Rutarindwa yaje gukikizwa, abo kwa Musinga barayisatira. Umwami abona ko byamurangireho, yinjira mu nzu, abarabe barayitwika. Mibambwe Rutarindwa arahagwa hamwe n'umugore we Kanyonga n'abahungu be 3 n'abayoboke bamwe. Kabare byose yabikoranye bakwera idasanzwe, aterura Musinga mushyira hejuru, abwira imbaga ihagaze mu mirambo ati: Rwanda, dore umwami w'ukuri Rwabugiri yaraze ingoma, naho Rutarindwa yari yarigize ikigomeke cyihaye ingoma. Baje kumubwira ko ingoma z'ingabe zahiye. Kabare arasubiza ati: haguma umwami, ingoma irabazwa. Iyo ntambara yarangiye Rutarindwa apfuye, nuko Kabare yimikwa mwishywa we Musinga, afata izina ry'ubwami rya Yuhi. Nuko Kanjogera nawe areka izina ry'ubugabekazi rya Nyiramibambwe, afata irya Nyirayuhi. Icyari gisigaye ni ukwigarurira imitima y'Abanyarwanda. Udashobora kubona inzoga zimpagije, yawe wambwiraga ko ntazo, ko nari nafite inda n'inzoga ko kwa data muga bwa mbere zabo. Imwe mu ngaruka z'iyo ntambara nuko ibwami havutse imitwe ibiri ishyamiranye yaranzwe n'amazimwe, ubutiriganya n'inzangano z'urunuka. Ikindi kandi nuko ku Rucunshu habaye urugero rw'urwikekwe hamwe n'ubugome bugamije kwiharira ubutegetsi n'amaronko, kuko na nyuma y'iyo ntambara yo ku Rucunshu abantu bakomeje gupfa bazira ko bagifite ibisigizi by'ubwami Rutarindwa. Ibi byose bashakaga gushimangira ubuhangange bw'Abega no kurushaho gukomeza ingoma ya Musinga, birushaho gushinga imizi muri rubanda. Ibyo byarushijeho gutera ibisare bikomeye kandi birambye mu bikomangoma. Ku ruhande rumwe Abega banganye n'Abanyiginya urunuka, ku rundi ruhande Abega bazirana urunuka n'Abakono. Ingaruka zo ni nyinshi zabaye ku ngoma Nyiginya, kubera ko icyambere nibwo bwa mbere, ingaruka ya mbere nuko hamenetse amaraso, kubera ko muri iryo hirikwa ry'ubutegetsi cyangwa se muri uko kurwanira ingoma cyangwa se muri icyo umuntu yakwita kudeta, byanze bikunze hari abantu bahaguye harimo na Rutarindwa ubwe. Ikindi cya kabiri nk'ingaruka nuko iriya ngoma Nyiginya isa naho ubwami cyangwa se icyo umuntu yakwita ubwami bushingiye ku ngoma cyangwa se cyitwa tamburu, nk'ikimenyetso gikomeye cy'ubwami, cyabaye nk'igitakaza agaciro, kuko amateka agaragaza ko ingoma ngabe yahiriye kwa Rutarindwa, hanyuma umwe mu batari bamushyigikiye ngo yaba yaravuze ko haguma umwami naho ingoma iramvurwa. Birumvikana ko icyo kimenyetso cyabaye nk'igitakara. Ikindi cya gatatu nuko nk'inkurikizi nuko habayeho kugandira Musinga. Ibice bimwe na bimwe byagiye bigandira Musinga, cyane cyane ibice byari bishyigikiye ko Rutarindwa aba ari we utwara nk'umwami wasizwe yimitswe na Rwabugiri. Hari abatarabyishimiye rero, ngira ngo muribuka ibyo umuntu yakwita nko kugumuka kwagiye kuba mu bice by'Inkiga, niba nibuka neza, kwa Bandungutse, hari n'abandi batandukanye bagiye bagaragaza kutishimira kuyobora kwa Musinga, ndetse binatuma hari abaza biyita ko ari abami. Ngira ngo muribuka witwaga Nyiragahumuza nawe yaje avuga ko afite umwana, kandi uwo mwana ariwe Rwabugiri yasize avuze ko azima ingoma. Urumva ko hajemo nanone inkurikizi zishingiye mu kutayoboka ndetse no mu gutera icyizere ubwami, hazaho kutayoboka no kutishimira ubutegetsi bushya bwari bugiyeho. Icyo gihe rero urumva ko byabaye nk'ibigora nanone Musinga kugira ngo abashe kongera kugarura abo bantu. Birumvikana ko hahise hanazamo noneho n'umwaduko w'abazungu nyirizina. Abazungu nabo bahita babyinjiramo, bityo ingoma Nyiginya itangira kugenda isa naho igira intege nke. Ahangaha rero warubajije utese ziriya ngaruka zashoboraga kwirindwa. Birumvikana kwirindwa kwazo ni uguhagarara cyangwa se kwari kuba gukumirwa kwa ya makosa yose nahoze mvuga yakozwe ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri. Ayo makosa yose nk'umuzi nyirizina iyo aza kuza kugenda akumirwa, ntekereza ko hatari kubaho icyuko Rutarindwa ahirikwa kuri buriya butegetsi. Aha ndatanga urugero, dufata urugero nk'iyo nyina wa Rutarindwa ataza kugira uruhare muri cya kindi cyitwa ishyano ry'Imbirimana Matovu nahoze mvuga,
ntabwo aba yarapfuye. Iyo ataza gupfa rero yari kwimana n'umuhungu we, bityo ugasanga habayeho ko Rutarindwa yimye akimana n'umugabekazi utari umutsindirano. Ikindi cya kabiri, ku ruhande nanone rw'abari bashyigikiye ko Musinga yima ingoma, iyo haza kubaho ikintu umuntu yakwita nko gufobagana buhoro cyangwa se flexibility, bakavuga bati n'ubundi uriya ni umwami wasizwe na Rwabugiri ko ari uzamusimbura, reka tumureke bikomeze bigende nk'uko byagenwe mu bwiru, aho ngaho naho aya makosa yashoboraga kutabaho. Ikindi ntekereza ni uko iyo haza kuza kubaho icyo umuntu yakwita nk'ibiganiro hagati nanone ya Rutarindwa n'abamurwanyaga, hagashakwa umwanzuro, wenda Rutarindwa yashoboraga kwegura hakimikwa Musinga cyangwa se ubwiru bukareba ubundi buryo bubigena, bityo iriya ntambara ntibe. Ubwo rero ni ibintu byinshi byashoboraga gukorwa kugira ngo mu by'ukuri iriya ntambara yo ku Rucunshu ikurwe mu nzira, kandi bifite imizi ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri cyane cyane. Urumva rero niho igisubizo cy'ibibazo cyari gishingiye, niho byashoboraga gukumirwa. Ariko kandi wagenda nifuza kugira ngo tuzashyige. Uyu munsi twagaruka ku ntambara yo ku Rucunshu. Komeza ugubwe neza n'ibiganiro biri imbere. Jye wumvaga nari Jado Dukuze.